Uwera Sarah Sanyu wamamaye muri korali Ambassadors of Christ amazemo imyaka 20 agiye gutangira umuziki nk'umuhanzi ku giti cye ndetse yahise anateguza igitaramo na album ye ya mbere. Ibi Sarah Sanyu yabigarutseho mu kiganiro ubwo yemezaga ko nyuma yo gushyira ku ruhande akazi kamwimaga umwanya agiye gutangira umuziki nk'umuhanzi ku giti cye. Ni icyemezo afashe nyuma y'imyaka 6 cyane ko nyuma y'igihe aririmba muri korali ubwo COVID-19 yadukaga muri 2020 aribwo yakoze indirimbo ye ya mbere. Ati mu gihe cya COVID-19 nari maze kwibaruka umwana wanjye wa mbere. Njye n'umugabo wanjye tuza kugira igitekerezo cyo gukora indirimbo ya mbere mwana wanjye. Nayikoze nyitura umwana wacu. Ni indirimbo Sarah Sanyu avuga ko yakiriwe neza bituma yumvamo ko akwiye gukora n'izindi. Icyakora bimusaba igihe cy'imyaka 2 kugira ngo abashe kubigeraho. Ku rundi ruhande ahamya ko gusezera akazi ko gukora muri banki agatangira kwikorera ari kimwe mu byatumye afata umwanzuro wo gutangira gushyira imbaraga mu muziki we bwite kuko yatangiye kubona umwanya uhagije. Ati ikintu cya mbere kinsunika ni umuhamagaro, ikindi nuko ibyanzitiraga bisa n'ibigiye ku ruhande kuko nsigaye nikorera. Urumva ko nashyigira imbogamizi kuko nigenera igihe. Uyu muhanzi yateguje kandi indirimbo nyinshi ziri kuri album ye ya mbere yatangiye gukoraho ndetse anateganya kumurika mu gitaramo azakora umwaka utaha. Ati mfite album ndi gukoraho ndetse Imana imfashije umwaka utaha nakora igitaramo. Nizere ko abantu bambwira ko bankunda Imana izabafasha bakaza kunshyigikira. Sarah Sanyu wavukiye muri Uganda akaza gutaha mu Rwanda ari umwana mu 1995 yinjiye muri korali Ambassadors of Christ muri 2006. Uyu munsi yujuje imyaka 20 ayibarizwamo. Tuvuze ko Sarah Sanyu ari inkingi ya mwamba muri Ambassadors of Christ ntabwo twaba twibeshye kuko uyu muririmbyi ahanini niwe uyobora indirimbo nyinshi zabo aho afite ijwi ryiza atinginga rya soprano. Nubwo agiye gutangira umuziki ku giti cye, Sarah Sanyu yemeza ko bitazamuza gukomeza kuririmba muri Ambassadors of Christ. Ahamya ko ayifata nk'ababyeyi be kuko aribo batumye abo ari we uyu munsi mu muziki. Mu ndirimbo 7 Sarah Sanyu amaze gusora mu myaka 6 ishize harimo mwana wanjye yahereyeho, Nitashinda, mwana w'umuntu, umunsi mushya, omora, mukunzi wanjye na Nifuate aherutse gusohora. Uyu Sarah Sanyu ari mu baririmbyi bake ba gospel bakoze mu ntoki za His Excellence Paul Kagame. Ibi bigaragaza ko uyu mubyeyi ari umuntu uri ku rundi rwego cyangwa se ari umuntu ufite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mushimira gukurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ndabashimiye.